Wigeze wibaza uko byagenda iyo ubuzima bw'umuntu buhindutse umukino wo kuri televiziyo, abantu bakishimira kubona abandi bayigwa nk'inyamaswa? Uyu munsi tugiye gusobanura filime nshya iteye ubwoba kandi itanga isomo rikomeye yitwa The Running Man. Ubundi The Running Man ni filime yasohotse ku itariki ya 11 z'ukwa 11 2025. Iyi filime iyoborwa na director witwa Edgar Wright. Ubundi dusanga ko iyi filime ishingiye ku gitabo cya Stephen King. Ubundi iyi filime bayisubiyemo dusanga ko filime ya mbere yakinwe mu 1947 ikinwa na Arnold Schwarzenegger. Mbere yuko nkubwira akayabi iyi filime yinjije ndetse nuko bakinnye iyi filime behind the scenes yayo, banza wumve neza utu tuntu. Edgar Wright yavuze ko yashaka gukora filime cyase The Running Man itari gusa action, ahubwo ikaba ari filime ituma abantu batekereza ku isi y'ubu ngubu. Iyi filime dusanga ko abakinnyi nyamukuru harimo bita Glenn Powell bakinnye mu filime yitwa nka Ben Richard, tugasangamo bita Josh Brolin, tugasangamo bita Lee Pace, ndetse tugasangamo n'abandi. Ubundi iyi filime ni filime ivuga ku mukino ubera kuri televiziyo live, aho batumira abantu cyangwa se abantu bashaka gukina umukino bakaza live, bamara kuza live umukino ugatangira, abantu bakabarekurira abahantazi baba bahiga mu mujyi wose, bagufata ugapfa cyangwa se nawe wamutanga ukamwica. Iyi filime igendera ku mugabo bita Ben Richard. Uyu Ben Richard aba ari umugabo w'umuryango wubatse pe, ariko afite ibibazo bikomeye by'ubukungu. Uyu mugabo ashaka amafaranga yo kurokora ubuzima bw'umuryango kubera ubukene bukabije, yemera kwinjira mu mukino uba witwa The Running Man. Ubundi uyu mukino ubuhigwa cyangwa se wogahiga. Ubundi uyu mukino wose aba ari ibinyoma, kuko itangazamakuru yaribeshya abantu ko uyu mukino ngara abantu n'ubundi bagizi ba nabi baba bari guhigwa muri uyu mukino, ariko abantu bose babishimira kubona abantu bari gupfa live bari kubireba. Ibi bitangira kubaza uyu mugabo ku buryo umugabo atangira kwerekana ukuri ndetse agahangana n'abantu live, ku buryo birangira umugabo atsinze uyu mukino, ndetse bikarangira ni system yabo yerekana ko iyi system ibeshya abaturage, bikarangira abaturage bamenye ko uyu mukino ari uwo kwica ahubwo atari umukino gusa. Ubundi iyi filime igaragaza ko iyo abantu baretse gutekereza baba biteguye kwemera ikibi cyose babonye kurekara. Tugiye kureba iyi filime se ni gute bayikina. Ubundi iyi filime ibintu byinshi birimo bayikinye pratique. Director Edgar kuri set yashatse ko iyi filime ubundi bayikina ibintu byinshi ari byanyabyo kurusha gukoresha CGI nyinshi. Ubundi iyi filime imijyi yose bashotingiyemo wabonye yari iyanyayo. Ubundi iyi filime dusanga ko hari action scenes cyangwa scenes z'ibikorwa nkaho mbere uko iyi filime ubundi bayitegura, Glenn Powell ariwe mukinnyi mukuru w'iyi filime yakoze training zikomeye, harimo nko kwiruka no kwiga imirwano mike. Scene zo kwiruka muri filime zakorwaga amasaha menshi, dore ko bakoraga amariteke menshi. Hari nabo bakoresheje stunt doubles, ariko actor nyamukuru agakora byinshi ubwe. The Running Man iyi filime yatwaye amafaranga mu kuyishutinga ari hagati ya $80 z'amadolari na $100 z'amadolari. Amafaranga menshi dusanga ko yagendeye kuri action scenes na location nyinshi, kuko na CGI nyinshi bigeze bakoresha, ndetse n'imyitozo y'abakinnyi ndetse n'umutekano waho bari gushutingira. Iyi filime ihenze cyane kurusha yindi nababwiye kimwe mu 1947 kubera ikoranabuhanga n'uburyo bwagutse bwo kuyishutinga. Ubundi iyi filime Edgar Wright yavuze ko atashakaga gusubiramo ya Arnold Schwarzenegger, we yashakaga The Running Man ivuga ku isi ya social media, reality show na fake news. Intego ye yari gukora filime ituma abantu bibaza niba nabo badashyigikira akarengane batabizi. Ubundi The Running Man ya 2025 si filime yo kurwana gusa. Iyi ni filime twereka ko ishobora kugana inyigisho ku mbaraga zitangaza amakuru. Iyi filime ni isomo ryo kutemera ibyo tubona byose kuri ekra. Iyi filime itubwira ati ntugire uwo wanga utazi ukuri. Twandikire muri comment indi filime twazagukoreraho, na dukore subscribe, urabudukoreye cyane.